Ntibisanzwe nanone yongeye yagarutse. Ino ntibisanzwe noneho ije ari igitangaza kuko ushobora no gutsindira impano mu gihe waba wakurikiye inkuru neza ukabasha gusubiza ikibazo turi bukubaze ku musozo w'inkuru. Muri ino nkuru rero tugiye kubabwira umugore ushinja umugabo we kumuharika injangwe kugeza n'ubwo yitabaza urukiko kuko avuga ko umugabo we akunda injangwe kurusha uko amukunda. Byarangiye agiye mu rukiko rero, urukiko rwakira ikirego cy'uyu mugore ushinja umugabo we kuba akunda injangwe ye ndetse akayitaho kurusha uko amukunda ndetse ko atamwitaho nk'uko yita kuri iyo njangwe. Umucamanza rero wakiriye iki kirego muri urwo rukiko yavuze ko nyuma yo gusoma neza ikirego yabonye ko umugore atarega umugabo kumuhohotera cyangwa se ubundi bugome, ahubwo ko amurega kuba yita ku njangwe kurusha uko amwitaho, ikindi agakunda iyo njangwe kurusha uko yita ku mugore we. Uwo mugore kandi yavuze ko iyo njangwe imaze kumushwaratura inzara kenshi mu maso umugabo we abireba ariko ntagire ikintu abikoraho, akaba ari nacyo kimubabaza kuko abona neza ko iyo njangwe ari ikunzwe cyane kurusha uko we akunzwe muri urwo rugo. Umucamanza rero mu magambo we yagize ati ubwo yasobanuriraga abanyamakuru ibijyanye n'iby'iyo nkuru yavuze ati ni ikirego cyerekeye ibibazo byo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo babana. Umucamanza yakomeje agira ati uko umugore ashatse kuvugana n'umugabo we kuri icyo kibazo bihita bibyara amahane n'intonganya hagati yabo bombi bapfa iyo njangwe. Rero ikibazo si ubundi bugome umugabo yaba akorera umugore, ahubwo ni injangwe bivuga ko umugabo ayikunda cyane birenze urugero kandi imaze gushaka kuri uwo mugore inshuro nyinshi ubundi ikamushwaratura, ariko umugabo akamera nk'aho atabibonye akabirenza ingohe bigakomeza kubabaza uwo mugore. Nyuma yo kumva rero icyo kirego kidasanzwe muri urwo rukiko, urukiko rukaba rwategetse ko hakorwa iperereza ku byo uwo mugabo ashinjwa. Umucamanza avuga ko imanza nk'izo zigenda ziyongera mu ziboneka mu butabera, zikaba zigomba gukurikiranwa ubutabera bukaboneka ku bantu bose babukeneye. Ngaho rero injangwe iteje ikibazo mu rukiko, urugo rw'umugabo n'umugore rurimo n'abana rukaba rushobora no gusenyuka bitewe n'urukundo uyu mugabo akunda ino njangwe. Ikibazo cyanjye rero kiragira giti wakurikiye inkuru kuva natangira inkuru, ntago nigeze mvuga ngo igihugu ibi byabereyemo ni ikihe, nta nubwo nigeze mvuga akarere byabereyemo ngo ni akahe. Ikintu cya mbere ugiye kutubwira niba wumva ibintu byabaye mu Rwanda uratubwira akarere byabereyemo, niba wumva ino nkuru yabereye hanze y'u Rwanda uratubwira igihugu byabereyemo. Urabasha kubikora aragenerwa impano. Wowe icyo usabwa ni ukwandika muri komenti gusa, turacisha amaso muri komenti, uwo tubona yabikoze turamugenera impano ituma atangira umwaka neza kandi yisanga mu muryango w'abagize AZ Kigali Update. Ni karibu rero, tangira wandike muri komenti niba wabasha gutombora neza aho ibi bintu byabereye.